nshuti umuvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu, komeza ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro. Ugusuhuza ni Prince Robert umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Iyi ni Bigira Iherezo TV ndetse na Yada TV. Twahuye hano kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Murabizi ko Imana yaduhamagariye, niba ari amahirwe akomeye, niba ari kugirwa n'Imana bikomeye, ni ukubona Imana ikwihishuriye. Hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza, niko umwanditsi w'ijambo ry'Imana yanditse. Imana n'umutunzi w'imbabazi rero yadutoranirije kumenya icyo yaduhamagariye. Burya umuntu agira umunsi wo kuvuka, akagira n'umunsi wo kumenya icyo Imana yamuhamagariye mu isi cyangwa se kugirira umumaro abandi. Rero nagira umugisha ndisobanukirwa ikintu Imana yampamagariye, ni ukugira ngo nkomeze nubake ubwami bw'Imana, mfashe Kristo muri njye, akoreye muri njye nka vase d'honneur ye, kugira ngo mpumurize abantu, mbabwire ibyururutse imitima, tuganire iby'ubwami bw'Imana. Dufashe igihe mu ntambara rero, turi mu rugamba rukomeye, urugamba abana b'umwijima bakaniye cyangwa se bafashe umwanzuro wo gusakaza ubutumwa bwabo no kugira ngo babone uko barimbura benshi. Natwe rero abizera, natwe turi mu rugamba, tujya duhura n'intambara nyinshi zigiye zitandukanye. Mu biganiro byacu bati kuki mutabwiriza ijambo ry'Imana, akenshi mukaba mwibereye mu bintu nk'ibi. Ariko uyu munsi tubereyeho hamwe n'abandi bera bose bagiye batandukanye, inshuti zacu zigiye zitandukanye. Umuntu wese uzi ko ari ku rugamba rwo kurwanya imirimo yose y'umwijima, yaba ari hano mu Rwanda, yaba ari no hanze yarwo, reka ngire gutya ndamuyambiriye, ndamupopeye. Umwami Imana nakomeza amushyigikire, mubwire ngo umurimo we cyangwa se umuhate we ntabwo ari ubusa ku Mana. Amen. Byanze bikunze ingororano zo mu isi tuzazibona, ndetse n'iz'ubugingo buhoraho tuzazibona. Dufashe igihe mu ntambara, turwana intambara nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ntidugatekereze ko twe turwana twenyine, n'abaturwanya nabo baba barwana, kuko nta ntambara ziburamo casualty. Iyo tuvuga tuti imirimo y'umwijima ngiyi tukayitungamo itoroshi, abayikoraga nabo bashaka andi mayeri, ubwo ayo yandi tuba twayerekanye mu bwami bw'Imana. Nta hantu umucyo wigeze uturana n'umwijima, bihora bihanganye. Uyu munsi rero nifuje gukora ikiganiro, ni ikiganiro numva nshaka gukora kivuga ngo mbese abavugabutumwa, ababwirizabutumwa, abanyamadini, ubu buryo bakoresha bwo kubwiriza ijambo ry'Imana nibwo bunogeye kubo babukoraho? Kubera iki bashobora kwicara umuntu akaza akavuga ati ngende umwigisha, akigisha abantu agahera ku munota wa mbere akageza ku wa nyuma, hakaba hatemerewe no kugira usobanuza ikibazo atumvishije cyangwa se atemerewe kubaza, kandi bakazinga ibitabo byabo bagataha, bikaba bigize gute? Birarangiye. Ibi ndabivugira iki? Hari igihe umuntu aza agategura isomo, wenda n'urugero rwo kuvuka ubwa kabiri. Ni gute umuntu avuka ubwa kabiri? Akaza akigisha abantu, nyamara uwo yigishije kuvuka ubwa kabiri kandi niwe ubikeneye, akagira ibibazo yumva ashaka kumenya, ariko ntaba afite uburenganzira bwo kugira gute? Kubaza. Kabiri, ari umuntu ushobora kuza akavuga ati wenda ngiye kubabwiriza, agakoramo ama mistake muri uryo vugabutumwa, kuko iyo umuntu abwira abantu benshi mu ruhame, haba harimo abantu b'uburyo butatu. Hari abantu bamurusha ibyo bintu ari kubwiriza, bicaye imbere ye. Kabiri, hari abantu bari ku rwego rwe cyangwa se bari kuri nivo ye, banganya imitekerereze, bashobora kumukosora, umwe nabo ari nabo bamukosora cyane. Hakaba n'abandi bagendera mu kigare batazi ibyo ari byo. Ese niba umuntu ari kwigisha, ubu buryo bigishamo bwo kuza umuntu bakamushyiramo ibyo bamushyizemo, barangiza bagafunga bakagenda. Donc mu bwami bw'Imana niko Yesu yajyaga abikora, cyangwa Yesu yajyaga afata abigishwa n'abandi bantu bakicara bakaganira, bakuzuzanya mu bwami bw'Imana. Muribuka hari igihe yajyaga aza akabwiriza Farisayo n'abanditsi mu migani, ariko yagera ku bigishwa be nyakuri nyabo, akicara akabaganiriza akavuga ati dusobanurire, bakavuga ati ko bababwiye kuriya dusobanurire. Yesu akabasobanurira neza ikibazo babajije, akavuga ati mwebwe ni ibyanyu kumenya ubwiru bw'Imana. Niba navuze ngo umubibyi yasohoye imbuto arabiba, ni ijambo ry'Imana. Niba mvuze ngo hari izaguye ku kara, ni abantu bumva ijambo ry'Imana nibarishyire mu bikorwa. Donc akabasobanurira. Ubu buryo bwo kwigisha ndisanisha n'ibindi bintu njya mbona mu itangazamakuru abantu benshi bahabwa, ariko atari ko kuri. Ugasanga umuntu yicaye mu rusengero rwe, mu idini rye, yazanye umuntu yaje yahengetse akaguru nka Robert, akaboko yaje akagiza cyangwa ngo yamusengeye, ni ikirema arakira. Nyamara background y'uwo muntu siyigeze abikirema, nyamara background y'uwo muntu ntiyigeze abikirage, ariko umuntu agahita ashyira hariya ngo imirimo n'ibitangaza bigize gute? Birakorwa. Ese koko ubu nibwo butumwa bwiza? Ubu nibwo butumwa bwiza? Cyangwa ubutumwa bwiza ni ukwicara ukabwira abantu iby'ubwami, ukababwira icyo Yesu yakoze, umurimo Yesu yakoze, imbaraga ze, n'icyo atubikiye.
nifuje kuganira muri ubu buryo kuko tugwishije abantu benshi. Isi ihishe ibimenyetso byayo n'amarenga yayo mu bimenyetso, mu nyandiko, no mu mikorere, no mu mashusho. Hari ibintu byinshi cyane tugenda tubona mu bantu benshi. Abantu bamwe bagamije donc kwigwizaho ubutunzi, kankoresha iryo jambo mbuze uburyo ndivugamo. Noneho uburyo bwo kwigwizaho ubutunzi bakakoresha uburyo bwa escroquerie, donc uburyo bwo kwiba, donc bw'escro, bakiba abantu. Noneho umuntu agasigara ahagaze mu buryo, kafata nk'urugero nk'ikintu cyitwa ubuhanuzi. Muri no minsi bugiye gutagangaza abantu benshi, atari uko Imana itavuga, atari nuko n'abahanuzi bahari, ahubwo uburyo bwo kuhanura. Ugasanga abantu bavuga ubuzima bwiza, abantu donc bavuga ibintu bijyanye n'ubuzima, ntibavuga ibijyanye n'ubugingo. Abantu benshi bakagira ngo inyungu tutegereje mu bwami bw'Imana ni ubuzima, kandi inyungu Yesu yatuzaniye mu bwami bw'Imana ni ukubona ubugingo buhoraho. Nicyo kintu cy'agaciro kurusha ibindi bintu byose. Isi ikwiriye kwicara ikamenya ko ibintu rimwe na rimwe abantu bita ngo ni ivugabutumwa, hari igihe aba atari ivugabutumwa, ahubwo ari uburyo abantu bubatsemo bwo kurema inyungu zabo mu nyungu mu bandi. Kuko nta muntu wagera ku bintu runaka atitwaje abandi kugira ngo abigereho, kuko iteka ryose nta muntu ushobora byose, ahubwo ibintu bishoborwa na benshi muri benshi. Ikintu abantu bakeneye muri iki gihe, nasomye ijambo ry'Imana rino Bibiliya yera ku rupapuro rubanza, sinzi niba rikiriho, hariho ijambo rivuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ni ukuri abantu b'iki gihe 2024 bumva ikinyarwanda ntibakeneye donc kuba kumotiva, kubabwira ibidahari. Ntibakeneye kuba shasharika cyangwa se kubatera ikinya, bakeneye kumva ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Bararyumvira he? Ku isi itagishaka ko abo bantu bafite ijambo ry'Imana ryuzuye, isi itagishaka kubatega amatwi, bararyumvira he? Ese mu by'ukuri dukeneye abantu baza bakatumotiva, baza sinzi ukuntu ndabivuga, mu mbabarire abadukurikiye, donc baza bakamera nk'abantu badushasharika, ariko ibyo badushasharikamo nitugera hirya no muri tutaramenya ukuri, bagakora icyo bita fanatisme, byo gufana gusa. Dukeneye ijambo ry'Imana ryimbitse, tukiga tukicara tukamenya ngo ibi bivuze iki. Niba Yozefu baramufashe bakamujyana mu nzu y'imbohe, niba Yozefu yaranzwe na bene se, niba Yozefu mu mbaraga za bene se yarongera akiyunga na bene se, mu bwami bw'Imana byashaka kwigisha bishushanya iki? Ko isezerano rya kera ari igishushanyo mbonera kirihe. Mbese nimubona ko Yozefu yashushanyaga Yesu, niba Yesu bene se baramwanze bakamubamba, bitaniye na Yozefu bene se banze. Niba se Bibiliya igaragaza ko ku munsi w'imperuka Yozefu bwe bene se bongeye bakiyunga bakongera bakaba umwe, Bibiliya ikabitwereka ko ku munsi w'imperuka agakiza nikamara gukurwa mu banyamahanga, kazongera kagasubira mu Bisirayeli, bakongera bakiyunga na Yesu. Ibyo nibyo dukeneye, ko twiga ijambo ry'Imana abantu bakamenya ukuri. Niba barafashe ikanzu ya Yozefu bakayifinda, bakamena amaraso kugira ngo berekane ko donc yagurishijwe cyangwa se yatanzwe, urukumva, ariko nyuma akaza gucungurwa bene se. Biragaragara no kuri Yesu ko bamufashe bakamufinda, bagira ngo bashyire ikinyoma cy'uko atari umwana w'Imana, ariko nyuma aza kuzuka ahesha abantu ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo abantu bakwiye kwiga, bakiga ijambo ry'Imana, ukamenya ngo donc niba bavuga igitambo, aho kugira ngo umuntu aza kwigishe akubwire ngo igitambo ni ugutanga amafaranga kugira ngo ubone andi. Igitambo gisobanura Kristo. Igitambo ni incungu, ni ikintu umuntu atanga kugira ngo aronke ikintu. Twagiriwe amahirwe tubona Yesu, tugirirwa amahirwe tubona Yesu, araza aremera aritanga kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Icyo ni cyo abantu bagize gute bakenewe. Haleluya. Kuba umuntu yaza agahagarara akakubwira birthday wavutseho, kuba umuntu yaza agahagarara akakubwira nimero za telefone zawe, kuba umuntu yaza agahagarara akakubwira imyaka ufite, kuba umuntu yaza akakubwira amazina y'ababyeyi bawe atigeze aza mu muryango wanyu n'ubwa mbere umubonye, icyo si cyo gisobanuro. Icyo si cyo gisobanuro cy'uko ibyo bisobanura ko uwo muntu ari uwo mu bwami bw'Imana. Nibatubwire agaciro k'icyo Yesu yagize gute yakoze. Ubundi umurimo w'Imana ni iki? Ni ukwizera umwami Imana, niko Bibiliya ivuga. Umurimo w'Imana ni ukwizera uw'Imana yagize gute yatumye. Hari ijambo njya mubonana mu bantu benshi bakunda gukanga abandi,
muvandimwe umuyobozi wawe bigira iherezo. karame. Hari abantu benshi bakunda gukanga abandi ukabona bari kubakanga ngo njyewe uranze kuko ari umunyempano afite impano z'Imana akabirisha akazanamo iterabwoba. hari ahantu nageze mu rusengero umuntu aramanurira ngo uranze njyewe ni oya si ubwa mbere umbonye ni ubwa mbere mubonye, arangije arambwira ibyo ambwira ndavuga okay nta kibazo, uwiringira ubuhanuzi azabona ingorano z'ubuhanuzi, sibyo? Niba umanuriye Imana ikaba ifite mu mugambi wa Imana ibishoboza, ariko iryo terabwoba ryo kumva ngo njyewe uranze, kandi ibyo bintu bibaho cyane. Njyewe uranze, hari n'ugutera ubwoba ati ndagusengera urapfa. Njyewe uranze ngiye ngusengera upfa. Unyibukije ikiganiro mperutse kureba kuri channel yawe yitwa Yada. Hari umukobwa mushiki wacu yatubwiye ukuntu ababyeyi be hari inshuti yabo bari bafite ngo muhanuzi ukajyaga amubwira umwana ariko afite ibyo yitwaje, ukamubwira ngo niba udakora ibi nutemera ko tubigenza gutya ndasengera ababyeyi bawe bapfe. Icyo ni iterabwoba, ntabwo ari byo, ntabwo ari bwo butumwa Yesu yadutumye. Reka mbwire n'abandi bantu ubutumwa bwiza dukeneye tewe si ukubabwira ko isi iryoshye rwose, si ukubabwira ko isi imeze neza. Abizera gakondo yabo n'ingororano zabo ziri mu ijuru ntabwo ziri mu isi, kuko mbakurireho bya bindi. Uyu munsi naho umuntu wamubwira ko agiye kuzamuka akagera kuri dimensiyo ya 80 ubuzima bwiza bukagenda neza, byanze bikunze hari igihe azaryamira ukuboko kw'abagabo. Mubwire ko nyuma yo kuryamira ukuboko kw'abagabo hari ubugingo buhoraho. Nakoresha ikinyarwanda gikomeye. Kuryamira ukuboko kw'abagabo ni kiroba, ni kwa kundi bajyana umuntu irusororo akasinzira yapfuye, sinzongera kugaruka. Iyo umuntu atabarutse avuga ati yaryamiye ukuboko kw'abagabo, bashake bagutera ikinya bakubwire ko ugiye kugira amazu meza, abagore beza, ibyo rwose ni byiza kubitunga, ariko nyuma yo kugenda iyo ngira urusororo ndahigira. Uri rusororo ni ahantu umuntu ushaka kumenya iby'ubwami bw'Imana yagakwiye kujya. Hari ahantu abantu bakwiye kujya bajya kwigira ijambo ry'Imana Theo, pana mu rusengero. Niba wumva ushaka kwiga ijambo ry'Imana neza n'iby'Imana yahamije, genda ugira urusororo uzenguruke mu ma VIP. Hari abari muri VIP naye bimeze nk'abari mu gihugu, ariko bose ni ifoto ku makaro gusa, nta mirimo nta bikorwa, niko Bibiliya ivuga. Niba wumva ushaka kwiga ijambo ry'Imana ngo umenye isi n'ibibi byayo n'ubugidushukamo, muze tujyane i Kanombe na CH, bajyana ahitwa muri Kane cyangwa muri Pavio. Njye nakoze CH kandahazi ko cyakurira ijance, murebe ibi bibuno mwirwa murata kuri social media, abantu bari kugura ibibuno. Murebe uri kumva, murebe aya masura mwirwa murata. Njye nakoze CH imyaka, umuntu ushaka kumenya ubutumwa bwiza nahajye. Bazana umuntu ukabona ashizemo nk'uko ureba we, genda abanye nabo twajyaga tubajyana muri moruge, uri kumva, ukareba uyu muntu iyo bari kumujyana bakimujyana ya image y'ubukireba umuntu akipfa akiri mu bisa ataratajya guhura n'ibibazo, ukumubona ubumubona neza. Hari abakobwa beza bapfuye we, yego, hari abamama beza bapfuye, ibyo bintu byo kuza mutwirata hano. Hari abasore beza, hari abagabo beza bashobora no kuba baranakiranukaga kubarusha, bashobora no kuba bari n'intyoza kubarusha, bapfuye, ariko tubikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho. Haleluya. Ntabwo kudutera ubwoba kutuvuga ngo murakize bigenze gutya, no, never. Mubwire abantu ibyururutse imitima, mubabwire ko hejuru y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hari ikintu abantu badasobanukirwa, Prince, ijambo ry'Imana ntabwo abantu bakiriha agaciro, ariko hari ikintu Pawulo yakoze, yandikira Abakolosayi igice cya 3. Yarababwiye ngo nimba Kristo mwarapfanye na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Yes. Mwe gushaka ibiri mu isi. None abantu imitima yabo bayikundishije isi cyane kuruta aho Kristo ari. Nkibaza ngo cyakora wakoze gutegura iki kiganiro, ni cyiza kiraryoshye, umuntu uzakucyumva rwose aze kwihangana atubwire mu by'ukuri kuki abantu bakunze iby'isi kuruta iby'ijuru. Nanjye reka nkubaze inshuti yanjye. Icyambere mbona ikintu cyatumye abantu bakunda iby'isi, hari buriya dukwiye kwicara bene data n'abandi bera bose bo mu isi, muhaguruke tubwire abantu bamenye gutandukanya ubutumwa bwiza buteguza ubwami bwa Kristo n'ubutumwa bw'ubuzima bwiza. Yego. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ubutumwa bw'ubuzima bwiza. Sibyo? Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi isi iri gushaka ababwiriza ubuzima bwiza kurenza ababwiriza ubutumwa bwiza. Hari icyo bita saine doctrine, sibyo? Na doctrine secrète.
wanyumvishije yego ndabyumva tugwijije abavugabutumwa bamwe babwiriza sound doctrine uri kumva yego n'abandi babwiriza doctrine iri secret sinzi niba uri kunyumva neza abantu rero bakunze iyi prosperity gospel ubu se ureba numva ashaka kubaka amataje ni ukuza ngatera ubwashize nari ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Plaisir mubwira ijambo ryiza aravuga ati uzi ko ibyo bintu koko ari byo tuganira ku ijambo ryitwa ikinya buriya abantu benshi bazi ko ikinya ari igifasha umurwayi kumbi si igifasha umurwayi ni igifasha umuganga kugira ngo utamuteza akajagari mu gihe ari kugukorera uze kugateza yagiye gusanga umugore we n'abana be n'ahandi aryohereza kansubiremo subiramo iryo jambo Robe ikinya ntabwo gifasha umuganga ntabwo gifasha umurwayi sinzi niba uri kunyumva neza kuko niyo kibuze cyangwa bakakigutera kikanga gufata barakubaga ariko bakubaga uri guteza akajagari ku muganga ikinya ni igifasha umuganga kugira ngo umuvaneho akajagari aze kwigira kuko si uri kubabara ni wowe ubabara n'izi nyigisho birwa babateramo ibinya urukumva si izibafasha ni izifasha abakeneye ubutunzi kugira ngo baze kujya kuburya mudahari sinzi niba wanyumvishe neza ndakumva rero urabona ngo kuki abantu ngo bakunda none se abantu tugwijije ariko wari wabona umuntu yicara uri kumva watuma ntekereza kuki wamugana abantu babaha amasezerano umwaka ukarangira akakubwira ngo Imana igwaye imodokari ubuze amamodoka dufite twakira buri munsi iyo bamaze kuyikubitamo baguhaye imodoka uhita ujuranya wageze agahita akubwira ngo tange turu nakoze ubushakashatsi kuva navuka kugeza uyu munsi n'aba batubuzi bandi bo mu buzima busanzwe kugira ngo agushyikire nagucakire neza agufate amanza kukwizeza ibintu by'ibitangaza noneho ukajya muri ibyo bitangaza akakwaka ibyo igitangaza ko yakubonyemo sinzi niba unyumva neza iyo umuntu agushakamo igitangaza amanza kukugira igitangaza kugira ngo akwake igitangaza aba bakobwa benshi biga batanga ubuhamya ngo umugabo ngo namukuye $3,000 wamukuye $3,000 nkunda kubivuga icyo kintu agukuramo ubusugi ari rwo rumuri rw'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza yakwambuye icy'ingenzi gikomeye abenshi satani abahaye ubutunzi abahujemo ubugingo buhoraho kandi Bibiliya ivuga iki se iravuga ngo murinde imitima yanyu kurusha ibindi bintu byose birindwi tewaho kugira ngo unyambure ubugingo buhoraho wareka ubu butunzi kuko nakoze ubushakashatsi umuntu saa sita bari kurira ku mugoroba akaba ari guseka ejo umuntu aba yambaye neza kava urugero wowe uri inshuti yanjye kenshi dukunda guhura hari igihe duhura byanze ubuzima bwanze ejo tukongera tugahura ibintu bimeze neza niko isi yubatse niko imeze nibwo buzima bamwe baba barira abandi baseka si Salomo wabyanditse neza yaravuze ngo nabonye mu isi ikintu cyose Imana yarakigize gute yakigeneye igihe uriya na channel yanjye Abegereze TV nashingiye ku ijambo Salomo yandikiye mu mubwiriza 3 yaravuze ngo buri kintu cyose yakigeneye igihe cyacyo gifite itangiriro n'iherezo yego nibyo buriya Yesu yigishije abantu nuko abantu batajya babitekereza ngo babimenye Yesu iyo ugiye muri transport usanga ari uyiyoboye donc transport itujyanye mu ijuru utajya ngo hari undi mushoferi utwaye ni Yesu uri kumva yaravuze ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo ninge ufashe direction nta muntu wagira ko adatanagize gute nta mujyanye abo bantu bari kwibwa se presse koko hari ijambo Yohana yavuze yego ni Yohana ni Yesu yarivuze rivugira muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 yaravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba kwica no kurimbura none ko tugwije abajura mu nzu y'Imana abo bahanuzi nabibonye ku mashosho media abenshi baranabafunga kandi bakitwaza Bibiliya bya bindi watangiriyeho kuki abantu bari kurisha Bibiliya nyine ushobora kumbwira ngo aba bitwa ko ari abakozi b'Imana benshi tugira ngo nibo kumbi harimo n'abajura se baba barimo yo bari abahungu bigeze ngo kubona Paulo na bagenzi bari kwirukana abadayimoni abo bati biriya bintu birarya babikojeje mu kirorero hirya nabo bati mu izina rya Yesu kumvanye Paulo turakwirukanye abadayimoni bati rero mbere yuko muza hano Paulo twe turamuzi na Yesu muvuga turamuzi uzi kubarusha muri bande abajura barimo benshi tugwijije nakubwiye ngo abantu benshi kandi ikibazo gifite abibwa bafite ikibazo gikomeye kurusha abiba
abibwa bafite ikibazo gikomeye kurusha abiba, bameze nk'intama z'imbagwa ziri kujyana mu ibagiro. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ndakubwira ngo umuntu aricara, ntibazi gutandukanya ubutumwa bwiza bwa Kristo n'ubutumwa bwiza bw'ubuzima bwiza, cyangwa se cyaza umunwa rero uvuge ubwira abantu ubwami bw'Imana, kuko iki kintu kireze cyane abantu bose ku isi. Hari umuntu uri hanze w'inshuti yanjye yigeze kumpamagara, ni umukobwa, arambwira ngo hari umuhungu yubakiye inzu ya miliyoni zigera muri 12 amusezeranya ko bazabana, maze kuyimwubakira rwose umuhungu, uwo mukobwa ashiduka undi ari gusezerana n'undi. Mu by'ukuri kandi yari yitwaje ko ari umuhanuzi, ngo yajyaga amusengera, undi akagira ngo ni sawa, aba nka ya ndirimbo undi ngo yamuhaga ifaranga akarimira. Dufite ikibazo kitoroshye, biradusaba ko tuhaguruka tukabwiza abantu ukuri, tukabwiza isi ukuri, abantu bakadukunda cyangwa bakatwanga, ariko dukwiye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi niko kuzatubatura. Buriya barateho abantu benshi ntabwo bazi ko abagaragu bo mu mwijima bakora cyane kurusha abagaragu mu bwami bw'Imana. Ni ukuri nuko twegiriwe amahirwe yose akaturokora. Abizera ni abanebwe kurenza abagaragu bo mu isi y'umwijima. Uzi ko bataryama, uzi icyo babira buri munsi. Reka ari akantu kamwe abantu batarasobanukirwa. Umujura nazanywa n'ikindi nk'uko bivuze Yohana, iryo jambo azanwa no kwiba no kwica no kurimba. Kandi ubugome bw'umujura wabivuze neza, araza akakwiba ikifite umumaro, akakwiba ibifite donc karite, akagusigira icyo bita pirate. Urugero rumwe wenda mfasha abantu, muranyihanganira ndi nyuma ya kamera, ariko ni byiza turi kuganiriza abantu b'Imana. Urabona hari igihe umuntu afite televiziyo iwe, televiziyo kugira ngo imarike amashusho hari akantu bita antene hejuru y'inzu. Hari igihe rero umujura aza, yarangiza agacukura inzu, mu gitondo akiba televiziyo, ariko akibagirwa antene. Mu gitondo abantu baza guca ku nzira iwawe baraza gukomeza babone antene ikimanitse, kumbi televiziyo yagiye kera. Tukajya tugira ngo umuntu atunze televiziyo, yego, kandi yagiye kera, iby'agaciro byaragiye, hasigaye ikintu bita pirate. Niko no mu bwami bw'Imana abana b'Imana babigenjereje. Aba bavuga butumwa benshi batangiye ari abana beza, ariko iyo binjiramo gake, nabonye hari abo basezeranya akavuga ati muzagera kuri, winjira gakeya gusa, akavuga ati twabonye yaje, urukumva turaraha iby'ubugingo. Satani ikintu kimushishikaje ni ugushaka abaconshomera n'abagira gute, n'abamira n'abo yangiza. Abantu rero bene data, bashuti, bavandimwe, mwige gutandukanya ubutumwa bwiza bwa Kristo no gutandukanya ubutumwa bw'ubuzima bwiza. Abantu be gushukwa, abantu be kwibwa, muve mu mwijima, abantu mukanure muhumuke. Dati wanjye, mami, ibi byo noneho byanga kuba bya dati na mami. Niba Bibiliya ivuga ngo ntihakagire umuntu mwita so atari so wo mu ijuru, umuntu aje kuba so gute? So mu mwuka. Kandi none navuze ngo hari intama zijyanwa mu ibagiro, yivuge se, vuga kuri dadi we, kubera ko ubwenge n'ubwonko bwabo bwakorompwe. Televiziyo bayitwaye kera, turi kubona antene, uri kutubwira ko ufite televiziyo iwawe, hari televiziyo kandi yagiye kera. Pirate hisigariye ikintu cya pirate, niyo mpamvu antene iri aho ngaho, abahanyuze haleluya ndi mwene so muri Kristo Yesu, wamuganiza ukumva televiziyo yagiye kera. Hari igihe umuntu aguhamagara Theo, ntabwo birakubaho, yakuganiza ukumva televiziyo bayijyanye hashize nk'imyaka 5 televiziyo kandi kukubwira ngo ni mwene so, yarahoze afite ibyo butunzi. Isi isigaye yaranze neza, yaranze abantu. Ariko rero nanone n'ibyahano biba bisohorera ku bantu. Ntabwo Imana ikoresha abantu benshi, Imana ikoresha bake muri benshi. Ahirwa rero umuntu Imana itoranye. Iyo dukora ikiganiro nk'iki, buriya sore batewo numva irazimye. Komeza pre. Yego. Buriya sore muvande, hari ikintu abantu bataramenya, basobanukirwe neza. Ntabwo Imana ikoresha benshi, Imana ikoresha bake muri benshi. Yigeze kubwira Gideyoni, iramubwira ati Gideyoni we, manuka fatira izo ngabo, ndabona ari nyinshi, ngo zari zigeze nko mu 10,000, zikomeje kuba nyinshi. Ugende ndakwereka abo mujyana ku rugamba, uri kumva, abo mukwiye kujyana kurwana, nabo mutagize gute, mudakwiye kugira gute
kurwana. Gideyoni aragenda arazitoranya, Imana imuha ikimenyetso muri ibihumbi 10, kuko biraba igaragaza ko bari nk'inzovu, yivuga inzovu ni ibihumbi 10, mu bihumbi 10 Imana yakuyemo 300 yonyine. Rwose nabo yirabagerageza irababwira ngo uzabagije amazi nyine muri abo ngabo yaramanuye ingabo zose zati tuzabarasa tuzarwana kabisa. Urukumva Gideyoni navuga ati mfite ibanga, uraje abagize umunwa nk'imbwa toka mu rugo, ururimi nk'imbwa. Ariko ndashaka abanywesha amashyi bacunga umwanzi. Ucunga umwanzi se ninde Bibiliya ivuze? Ni umuntu wumva Robert avuze akaba atari ko ibintu Robert avuga harimo akandi. Ibi bintu Robert avuga harimo ubwenge bwo kurimbura umuntu ukavanamo ibizima, niko kunywa ucunga. Ubu uraje ugendeye mu kigare, dufite abahungu bamaze kumenya ubwenge, bikoza Uganda bakazana ivuta rya turuwasi, sibyo? Bikoza Uganda bakazana ivuta rya turuwasi. Hasi Uganda arahaba, no muri Tanzania no muri Nigeria. Nta n'ikigarega dufite abana b'abahungu, dufite abana b'abahungu bazi gutanga imiti bambariraho. Nibyo baba bafite utuntu bambariyeho da, n'izi za YouTube twirwa twicayeho. Ariko ntabwo ujya wibaza impamvu abandi akora ikiganiro cy'ubumara, icyo bita ibiganiro by'ubumara, cy'ubujiji kiraho ngo kidafite n'intu, kikarebwa n'isi yose, ngo kinjira $600. Wowe ukirwa ukora amezi 3 akarinda ashira batarabona $70. Njye nkunda kubwira abantu nkababwira ni icyo tuzi nuko tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Iri ni isoko rigoye ryandi mu Kristo yavuze, iyo biragoye tuyikoreraho, ariko ni isoko ry'imburamumaro. Bisaba rero ko ducuruza twebwe kuri mu Kristo. Ageze mu isoko ry'imburamumaro yarigezemo nk'uko natwe turirimo. None se twe ntituhari, natwe turahari. Ariko ikintu yavuze baramubwiye ngo uragura iki wa mugabo, bamwereka ibintu byose biraho. Mu Kristo aravuga ngo genda gura ukuri. Bibiliya mu migani avuga ngo gura ukuri ntuguranure. Bumvise ukuri baramukubita. Kristo ikintu kiragura ukuri, se kuri ni igiki? Ndagukura he? Uragukura he? Rero ukuri kurabuze mu bantu. Kuri iri soko ukuri niko kubuze. Wa mugani wawe umuntu araza akavuga ibintu abeshya abantu, bakamukurikira we ngo banamukunze n'amaturo. Shyiraho ishusho y'abambaye ubusa, pornographique, urebe kuntu bamureba. Uko nta kuri kurimo, ni ibintu biraho. Satani afite amayeri menshi, ariko tujye tubwiza abantu kuri presse. Ndumva twashimira abantu, tukazakomeza. Reka mbere byose ushimiye umuntu wese wo kuri Bigirerezo badukurikiye kandi bagusapotinge. Theo njya nkunda kuvuga bagusapotinge, sibyo? Yego. Uyu munsi uri gukoresha telefone ukamera, oya witseka, sibyo? Sibibwira abantu presse. None nabibwira abantu bazabimenya gute nitubihisha? Hari ushobora kubona ishusho namenye kubisobanura. Uyu munsi uri gukoresha telefone ufotora ukamera, ukeneye kamera. Imana arayimaye. Nari mfite ikibazo cya kamera, Imana arayimaye. Nawe ntabwo iraba nziza. Ntabwo iraba nziza, ariko 0 irutwa na 1, sibyo? Nimba Imana itubonamo umumaro, iduha ibikoresho. Ikoresha abantu b'Imana presse, duha amafaranga. Kandi ntidukeneye benshi, dukeneye umwe muri benshi. Ni ukuri dukeneye umwe. Nose cyangwa ikiganiro niba kirebwe n'abantu 500, niko bose bazana kamera. Ashobora kubuhaguruka umuntu akabatigura ngaye. Yego. Sibyo? Kandi hari abantu Imana yahaye amafaranga bakabatika dushyikira abakozi b'Imana bakora iki? Umurimo. Tuvuga iby'ukuri, tubwiza abantu ukuri. Tubashimire rero abari badukurikiye kuri Bigirerezo TV. Dushimire umukozi w'Imana, umuhungu w'Imana Robert Prince. Imana imugisha. Munyarukire kuri Yada TV murebe ibiganiro bikorerwaho byiza cyane, kandi mugira amahoro. Astra Vista, turabakunda presse. Wasenze ugasengera aba bantu ko n'ubundi twatangiye ikiganiro, ukinginga Imana ikadufasha, ikabaha ubwenge bagasobanukirwa. Uri Imana ikiranuka, uri Imana ihambaye. Amen. Natwe twagize amahirwe, tugirirwa amahirwe yo kukumenya no kugusobanukirwa, ariko uru twishurira uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Umuntu wese udukurikiye muri iki kiganiro wagikurikiye, muhereze imbabazi zawe, umwishurire, kuko uri Imana ibikora. Uburinzi bwawe bube kuri yica no Bigirerezo, ubarindishe kwera kwawe no gukiranuka kwawe, ndetse n'umuyobozi wawe ndamusengeye ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe ariko bimwishurira. Sengeye umuntu wese uzarambura ikiganza ashyigikira umuvandimwe kugira ngo abone kamera, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Asante.